ntabwo biba bivuze ngo turega agatuza wenda ngo umuyaga ukomeye uze, ahubwo ni imbuzi z'Imana ibishaka kugira ngo abantu bayo bafate igihe bace bugufi basenge, kugira ngo uyu muyaga ukomeye, iyi shuheri ikomeye itazabatwara. Rero ndi muri uwo mwanya w'amasengesho nibwo Imana yambwiye ngo dutangire gusengera ukwezi kwa 12 kugitangira, hanyuma kugeza mu matariki 15 z'ukwezi kwa mbere 2022 hazaba hari ibihe biruhije. Ntabyo amafaranga ntago yayipeza, oya, ahubwo nabo bagiye gushoberwa bibaza iby'amafaranga yabo, kuko hagiye kubaho n'ibihombo bikomeye birenze ibyabayeho. Hagiye kubaho impfu zikomeye zirenze zabayeho, hagiye kubaho gukanira gukomeye kurenza uko habayeho. Ni kwanga ibintu birakomeye cyane. Uku kwezi n'iminsi 15 n'injyana muntu. Hari abantu bashobora kubyumva abandi ntibabyumve, kuko yerekera kose ntago abantu babyumvaga kimwe. Ndabyibuka no mu gihe cya Nowa Imana yigeze gutanga imbuzi, ibwira abantu ngo bacukure babazi inkuge, abantu bakaza bakadondaho bakagenda. Fashe uyu mwanya wo gutambutsa iyi message, mbwira wowe mukobwa unyumva, musore unyumva, mugabo unyumva, mumama unyumva, mukecuru unyumva, musaza unyumva, yewe wa mwana we unyumva, wakwibaza ngo none harabibwira n'abana. Reka nongere ngusuhuze nkwifuriza amahoro y'Imana ahantu hose uherereye. Nimba ari mu gitondo nizere kuza kugira umunsi mwiza, kandi niba ari nijoro nizere kuza kugira ijoro ryiza. Nkwibutse ko ari SG Media Salvation Group. Nimba bize ku SG Media nugenda udakoze subscribe, like, share, comment, tujya dufata umwanya tugasoma ibitekerezo byanyu, kuko ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Nkuko mubibona rero kuri kamera zacu uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa wacu, twongeye kugira umugisha wo kongera kuza kubana nawe. Birashoboka yuko ari ubwa mbere ugeze ku SG Media ukaba umubonye, ariko ntago ari ubwa mbere agizeho, ko dusanzwe kenshi dukunda kubana nawe mu biganiro bigiye bitandukanye, atugezeho message Imana iba yamuhaye kugira ngo atugezeho cyangwa se akugezeho nawe ugize amahirwe ukabasha gufungura iki kiganiro. Iyi message rero ugiye kumva irakureba, nanjye irandeba. Ngaye nguko rero reka tumuhe ikaze kuri kamera za SG Media. Tuguhaye ikaze, usuza abantu badukurikiye, unabibwira akabone ko hari n'umuntu waba afunga ikiganiro ari ubwa mbere akubonye. Murakoze cyane, ndabasuhuje mu izina rya Yesu aho muri hose. Imana ibagirire neza, bari mu Rwanda, bari Burundi, bari mu bice bya East Africa bumva ikinyarwanda, i Burayi, muri Amerika n'ahandi. Imana ibahe umugisha. Ndabasuhuje kandi mbifurije ibihe byiza, mbifurije kubana n'Imana mu gihe gisa n'iki kitoroshye. Nitwa Ponso Ntaganda Leonidas, ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'umwana umwe. Ndashima Imana ku bw'ibyo. Rero mbahaye ikaze n'ubundi nanjye kuri iki kiganiro, cyangwa se kuri iyi message tugiye kuganira kuri SG Media. Imana ibahe umugisha. Yego, murakoze cyane. Reka twiragize Imana dusenge kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu twisize imbere y'Imana. Nawe ugiye kudukurikirana, nawe uce bugufiya ahantu uri hose, uce bugufiya mu mutima kugira ngo urusheho kubana natwe no kumva icyo Imana iri buze kuvugana nawe. Mwami Yesu Data wa twese, turagushimye, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye kurinda kwe gukomeye, tugushimiye ko wabanye natwe twese tumvishe turi kumva iki kiganiro tugiye kucyumva. Izina ryo nishimwe kandi rirabwa icyubahiro. Uwiteka Imana Nyiringabo, rero nsengeye imitima igiye kumva iki kiganiro, nyagora ku ngoma n'ukuri, uyirinde kwinangira, ahubwo yihe guca bugufiya, yumve icyo uri buvuze kuvugana nayo. Urakoze Data wa twese rero kuri mu ruhande rwacu, kandi kutugiriye neza, kandi kugiye kubana n'ugiye gutanga ubutumwa wamuhaye, ukabana n'imitima igiye kumva iyi message. Urakoze ko twese tugiriye neza, ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Nkuko nababwiye, nitwa Ponso Ntaganda Leonidas,
maze iminsi ndi mu masengesho. Muri aya masengesho rero Imana ihampereye mesaje ikomeye ikeneye kugezwa ku bantu batuye isi. Iyi mesaje irakomeye, ni mesaje Imana yarambwiye ngo ni umuyaga ukomeye. Umuyaga ukomeye uhereye muri uko kwa 12 ugiye kubaho, ukomeye w'ishuheri, ukomeye cyane, ugiye kubaho hano ku isi. Umuyaga uzatangira mu kwezi kwa 12. Yego. Uzatangira ku itariki zingahe? Ubwo uvuze mu kwa 12 ni mu ntangiriro zo kwa 12. Yego, ku itariki ya mbere. Yego, ni ukuvuga ngo ubu tuvugana niyo tugeze yabimbwiye mu kwezi kwa 10. Yego. Rero muri uko kwezi kwa 10 ntago nigeze mbasha kubona kuntu ntambutsa buno butumwa. Yego. Gusa nafashe igihe cyo gusenga kuko iyo havuzwe umuyaga ukomeye, yego, ntago biba bivuze ngo turega agatuza wenda ngo umuyaga ukomeye uze. Ahubwo ni imbuzi z'Imana ibishaka kugira ngo abantu bayo bafate igihe bace bugufi basenge, yego, kugira ngo uyu muyaga ukomeye, iyi shuheri ikomeye itazabatwara. Rero ndi muri uwo mwanya w'amasengesho nibwo Imana yambwiye ngo dutangire gusengera ukwezi kwa 12. Yego. Kugitangira. Hanyuma kugeza mu matariki 15 z'ukwezi kwa mbere 2022. Yego. Hazaba hari ibihe biruhije. Ibihe bigoye, ibihe bikomeye. Yego. Bishobora kuzahitana benshi hatabayeho umwanya wo guca bugufi no gusenga. Rero igihe kinini iyo havugwa imiyaga, hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati se ni umuyaga uzaza kubera imvura, ni umuyaga se dusanzwe tumenyereye ikunze kuza muri biriya bihugu, ni umuyaga bwoko ki? Imana yarambwiye ngo ni ibihe bibi. Hagiye kubaho ibihe bibi, nibyo yagereranyije n'umuyaga ukomeye. Yego. Ibihe bibi rero bigiye kuza, bigiye gukwira isi. Ni agahe gato ariko kagiye kubamo ibihe bibi bikomeye hakeneye ko abantu basenga. Yego. Abantu begera Imana bagasenga. Muri ibyo bihe bikomeye Imana yakubwiye igeze iguherezamo nk'urugero, wenda nk'ingero nk'ebyiri cyangwa 3, ngo ku bantu badukurikiye byibura nabo nibitangira kugera bazamenye ko isaha y'Imana yo gukora cyangwa se uwo muyaga ko yageze. Kimwe cyo hagiye kubaho ikindi cyiciro gikomeye cyane cya COVID. Yego. Gikomeye cyane. Imana yarambwiye ngo reka nkuburire hakiri kare. Yego. Ubwo twebwe mu gihugu cyacu ibyo gukingirwa twari tubigeze kure, byo kwisuzumisha ibintu birimo kugenda neza. Yego. Rero irambwira ngo no muri ibyo bihe bikomeye hagiye kuzengurukamo igihe gikomeye cya COVID. Yego. Gikomeye cyane kuko Imana yarambwiye ngo ntago byoroshye. Rero icyo kiri muri bimwe bigiye kuzenguruka isi. Icyo ni kimwe, ariko hari ibindi byinshi. Yego. Kandi ibyo byose birahiga ubuzima bw'abantu. Ibyo byose birahiga ubukungu bw'ibihugu. Yego. Ibyo byose birahiga abato n'abakuru, ntago birobanura ku butoni. Birahiga abasenga n'abadasenga. Ariko cyane harabwirwa abasenga, naho waba udasenga ariko kumva bino bihe bigoye, Imana irahari kandi amarembo arakinguye ko umuntu ashobora gusenga Imana ikamurenza bino bihe bikomeye. Yego. Uyu muyaga rero ukomeye w'ishuheri ugiye gutera cyangwa se ugiye kwaduka muri uku kwezi kwa 12 kugeza mu kwa mbere ku itariki 15. Yego. Ni ibihe abantu bazaryama be gusinzira. Kuko ntago wasinzira nta mahoro ahari. Ntabwo wasinzira. Abantu bazarya biguhaga. Kuko ntago wahaga nta mahoro ahari. Abantu bazagenda bumve badashaka kugenda. Yego. Abantu bazifuza ibintu bitandukanye bitari bimwe badashobora kubona kubera ibihe tugiye kujyamo. Yego. Ibi bihe nshuti yanjye, wowe unkurikiye kuri SG Media, ntago ari ikiganiro, ni message, ni ubutumwa. Yego. Ni ubutumwa
Imana impaye kugeza ku bari ku isi. umuntu wese niba waranasengaga ukaba utagisenga, shyira amavi hasi, kuko ibi bihe birimo n'impfu. Ibi bihe birimo ibintu biteye ubwoba, birimo n'inzara. Ibi bihe birimo n'uburwayi bwinshi bitandukanye bw'uburyo butandukanye. Yego. Rero Imana imaze kunsura numvise mpinze umushyitsi, numva ngize ubwoba, ariko nibuka ko ibi bintu atari bwo bwa mbere bibaye. Ni ibihe bigenda byisubiramo ku isi. Reka dufate ijambo ry'Imana twumve ko ibi bintu byagendaga biba. Luka 8 ku murongo wa 24 wonyine, ntabwo ari ibintu byadutse uyu munsi wenda ngo bije bidafite uko umuntu yabigenza. Ni nayo mpamvu kuva kera Imana yajyaga ica mu bahanuzi bayo, hanyuma abahanuzi bakageza ubutumwa ku bo Imana ibatumyeho ku isi cyangwa se mu bihugu, baca bugufi bagasenga, ukuboko kw'Imana kukaboneka. Yego. Soma rero twumve 8:24. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka ibice 8 umurongo wa 24 haravuze ngo baraza baramukangura bati, databuja turapfuye. Akangutse acyaha umuyaga n'amazi, yihindurije, birahosha haba ituze. Yesu aguha umugisha. Baraza baramukangura bati, databuja turapfuye. Akangutse acyaha umuyaga n'amazi, yihindurije, birahosha haba ituze. Cyane. Ni ukuvuga ngo rero ntago ari iterabwoba Imana ibitanze. Ni imbuzi ku basenga, ni imbuzi ku bumva bagifite amatwi yo kumva. Iyi miyaga Imana iradukunda. Niyo mpamvu ibituburiye hakiri kare kugira ngo iyi miyaga niza cyangwa se itaranaza dupfukame, ninaza iza n'ubukana buke, kuko burya amasengesho ameze nka za kizimyamwoto. Amasengesho ajya amera nk'ahantu hashyushye, hakaba hari vandarateri ajya akemura ibibazo. Ubushyuhe bwari bugiye kotsa abantu, hakaza akayaga. Ni ukuvuga ngo rero Yesu niwe muti. Ni umuti w'imiyaga, ni umuti w'ishuheri, ni umuti w'ibiteye ubwoba. Abanyabwenge baraza gushaka uko babigenza bibacange, bibavange. Abantu baraza gushaka uko babigenza binyuze mu mafaranga yabo byange, kubera ko iyi miyaga n'ubundi dusanze umuti wayo ari Yesu. Igihe cyose uhamagaye Imana, mu ijuru haboneka ubutabazi bukomeye. Rero iyi tariki muri uko kwezi utangiye umunsi turi 29. Umunsi turi 29, ariko amarenga y'imiyaga arimo araboneka. Amarenga y'imiyaga arimo araboneka. Ubushize nibwo nanditse kuri status, ndavuga mfite ubutumwa bwihuta numva ashaka koherereza abantu, ariko kubera ko nta buryo biragoye. Ariko mpita nandika ndavuga ngo mfite umutwaro wo kubwohereza ku ma YouTube, kugira ngo byibura izi mbuga zibwihutishe, zibugeze ku batuye isi basenge. Kuko imiyaga yo irahari, ishuheri irahari, covid zirahari, zigiye kuza zifite imbaraga ziruta izahozeho. Ubwo ngubwo Imana ibimbwira mu kwa 10, yarambwiye ngo nkomenere ibanga, ngo ntaho byagiye, ngo ahubwo ngo biraje gushya. Ndimo ndasenga imbere y'Imana, ndatuje imbere y'Imana, ndi mu gihe ndimo kwihererana n'Imana kugira ngo ndebe ko Imana yarokora igihugu, ndebe ko Imana yarokora isi, ndebe ko Imana yaturokora ikatuvana muri iyi miyaga. Iyi miyaga nta biro dufite bishobora kuyipeza, ntabyo. Amafaranga ntago yayipeza, oya, ahubwo nabo bagiye gushoberwa
bibaza iby'amafaranga yabo, kuko hagiye kubaho n'ibihombo bikomeye birenze ibyabayeho. Hagiye kubaho impfu zikomeye zirenze izabayeho. Hagiye kubaho gukanira gukomeye kurenza uko habayeho. Ni ukuvuga ibintu birakomeye cyane. Uku kwezi n'iminsi 15 n'injyana muntu. Hari abantu bashobora kubyumva abandi ntibabyumve, kuko erekera kose ntago abantu babyumvaga kimwe. Ndabyibuka no mu gihe cya Nowa Imana yigeze gutanga imbuzi, ibwira abantu ngo bacukure babazi inkuge, abantu bakaza bakadondaho bakagenda. Havuga atari ku musaza amenya ari umusazi, usi inkuge na munagana, imvura sizava he? Imiyaga si ibisanzwe, imvura si barebaga bakumva ari ibisanzwe, ariko Nowa umuntu w'Imana arabaza, abandi bakadonda bakagenda bavuga ngo ntibishoboka. Ariko igihe cyarageze abantu kubwo kutumva imiburo y'Imana cyangwa se imbuzi, imvura iza kugwa. Imaze kugwa, Nowa n'abantu bari kumwe, Imana imwemereye n'ibisimba n'inyamaswa nizo zagiye mu nkuge. Noneho abantu babonye amazi arimo kubasanga, bariruka, bamwe bajya ku misozi, abandi burira ibiti, abandi bajya hejuru y'amazu yabo, baravuga ati turebe ko tutari bumuhime Nowa. Ariko byaje kurangira n'ibiti bimaze kugerwaho. Abashoboye barirukanka bakomanga ku nkuge, baravuga ati nyamuneka dukingurire. Ntabwo ngo ntago ari igihe wakinze, Imana niyo yakinze. Ni ukuvuga ngo rero nta mafaranga yari gukingura inkuge, nta bwenge bwinshi bwari gukingura inkuge, kiretse gusa bamenye ubwenge bagaca bugufi. Bagaca bugufi bakubaka inkuge bakaba hafi, nibo babashije gutabarwa iyo miyaga cyangwa se iyo mvura yo mu gihe cya Nowa. Iki gihe rero ushobora kuvuga ngo se ukwezi n'iminsi 15 si mike y'umuntu ntiyakwihangana, yego, ariko ni mike kuyibara, ariko ni myinshi, uko n'umunsi umwe ku Mana biba bikomeye. Rero nshuti yanjye, uyu muriro cyangwa se uyu muyaga w'ishuheri, n'abakomoka mu kibosi, n'abakomoka mu gikene, n'abishoboye n'abatishoboye, bibagezeho, birakomeye. Ariko nubwo bikomeye, ngo baraza baramukangura, baramuhamagara bati databuja turapfuye. Akangutse cyaha umuyaga n'amazi, byihindurije, birahosha, habituze. Turasabwa kuba maso tugasenga kugira ngo habituze muri iyi minsi igoye. Nshuti yanjye, senga. Niba wasengaga rimwe, senga kabiri. Niba wisengeraga gusa, sengera umuryango. Niba wasengeraga umuryango gusa, sengera abaturanyi. Niba wasengeraga abaturanyi gusa, sengera akarere, sengera igihugu, sengera Afurika. Senga aho abacu bari hose bari, aho abantu bose bari, haboneka ukuboko kw'Imana hejuru y'ubuzima bwabo. Naho ubundi iyi minsi iradusigamo imvune, iradusigamo ibibazo, ntago byoroshye. Fasha uyu mwanya wo gutambutsa iyi message, mbwira wowe mukobwa unyumva, musore unyumva, mugabo unyumva, mumama unyumva, mukecuru unyumva, musaza unyumva, yewe wa mwana we unyumva, wakwibaza ngo none harabibwira n'abana. Muririmbyi yararimbye ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga ntago azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Ni imbuzi rero, ni imbuzi mu buryo bukomeye. Hari imiyaga, hari ishuheri, hari ibikomeye, ntago byoroshye, ariko hamwe n'Imana birashoboka mu izina rya Yesu. Birashoboka mu izina rya Yesu, ko Imana yatabara igihugu, ko Imana yatabara Afurika, ko Imana yatabara abari i Burayi, ko Imana yagabanya ubukana, ko Imana yakuraho n'ubwo bukana, ko Imana yashyiraho amahema, ikatubambira amahema. Ntago dukwiriye guhora mu marira, ntago dukwiriye guhora mu nduru, mu miborogo, ntago dukwiriye guhora mu biteye ubwoba, ahubwo turakwiriye gutakambira Imana, Imana igatabara
nta kabuza Imana izadutabara. Ndabyibuka mu gihe cy'Isodomu. Mu gihe cy'Isodomu naho ntabwo byari byoroshye, ariko umugabo Aburahamu amaze kumva umugambi Imana ifite wo kurimbura Isodomu, Aburahamu yafashe umwanya, amaze kubisobanukirwa ajya kuvugana n'Imana. Imana akayibaza ati ubundi se Isodomu nibyaba bimeze gutya hari abakiranutsi uzaharimbura? Imana ikamubwira ngo ntabwo bishoboka, ntabwo nafata abanyabyaha ngo mbarimburane n'abakiranutsi. Nshuti yanjye rero, wowe waruteze amatwi cyangwa se wankurikiranaga kuri SG Media, nari nguhaye imbuzi iturutse ku Mana. Fatanya nanjye gusenga, twese dufatanye gusenga kugira ngo Imana icyahe imiyaga, Imana ikureho ishuheri, Imana ikureho ibi bitwugarije. Shobora kutakwica bikakwicira abawe, shobora kutakwicira abana bikakwicira abavandimwe, bishobora kutakwicira abavandimwe bikaguhombya, bifite kutaguhombya bikagusenyera, ibintu bigakomera, hanyuma tugasigara twibaza. Ariko ntabwo dukwiriye gusigara twibaza kuko Imana iratuburiye. Yesu abaho umugisha, Yesu abaho umugisha. Ndibaza ko n'umunyamakuru turi kumwe, ndabizi n'umunyamasengesho, nawe birakureba. Nawe birakureba ko dukwiriye gushyira amavi hasi tugasenga, tugahamagara Imana, Ndi mu masengesho, murumva nyine nk'uyu munsi abamenyereye tuganira, mbaha amakuru, mbaha ubutumwa bwiza, mbaha message, mumenyereye ngira ngo wenda ari igihe njya ashyiramo akantu k'akabaragamo gake ka morali. Ariko uyu munsi nubwo mu mubiri ushobora kuba mfite intege nke, ariko mu mwuka nta kibazo. Mwuka nta kibazo. Ndizera ntashidikanya ko aya masengesho tugiye gukora yewe namwe agiye kuzagira umusaruro, agiye kugira ibintu afunga, akagira ibindi afungura. Ibi ngibi Imana bitubwiye kuko dufite ituzimo ubushobozi, ituzimo ubushobozi ko dusenze hari ikintu gishobora gukoreka. Imana niyo yahaye Petero urufunguzo, iramubwira ngo dore nguhaye urufunguzo rwo mu bwami bwo mu ijuru. Icyo uzafunga uri ku isi no mu ijuru kizafungwa, icyo uzafungura uri ku isi no mu ijuru kizafunguka. Rero ni icyizere Imana yatugiriye, ni nayo mpamvu itanze aya makuru kugira ngo wowe uyumve. Ushobora kuba uri umunyamasengesho ariko utari ufite amakuru, ushobora kuba uri umuhanuzi ariko utari ufite amakuru, ushobora kuba ukijijwe utari ufite amakuru. Ngaho urayumvishe, shyira amavi hasi, dusenge, twirukane, dukumire uyu muyaga, dukumire iyi shuheri, dukumire uyu muvu, dukumire iki kibazo gikomeye. Nababwiye ngo ni kuva mu matariki ya mbere dutangira kwa 12 kugeza ku itariki 15 z'ukwa mbere. Ntabwo byoroshye 2022. Gusa Imana yaransanze irambwira ngo nubwo bimeze gutyo, nubwo hari iyo miyaga, nubwo hari icyo kibazo gikomeye, nubwo hari iyo shuheri, irambwira ngo no kwihangana, hazabemo no kwihangana, hazabemo no kwihangana, kuko nyuma yaho gatoya Imana yasobanuriye ko, yampishuriye ko hagiye kuza ububyutse. Hagiye kuza ububyutse nyuma gato ya 15, nyuma gato y'uyu muyaga hagiye kuza ububyutse bukomeye. Ibi ndimo kuvuga kurikiranye SG Media, abantu benshi mu bihe bishize by'imiyaga ishize haguye abantu batabarika. Ibyaha byariyongereye mu buryo butabarika, ariko akagahe twinjiyemo, abantu baragiye, abantu baraguye, abantu bavuye mu byizerwa, abantu barasabanye, abantu bakoza amabi, abantu barahemutse, abantu nabo batekerezagaho rimwe na rimwe kari inyangamugayo barabyiyambuye. Ni igihe kitoroshye, gisaba gusenga, gisaba kwiyiriza ubusa no gusenga, kugira ngo duhamagare Imana yo mu ijuru imanura ubutabazi bwayo mu buryo bwihuse. Naho ubundi hari abantu mwari inshuti ugiye kuburira irengero, bagwe mwasenganaga,
hari abantu rimwe na rimwe wenda bajyaga bagufasha gusenga wowe wumva gutarabishobora, ntibigutangaze ko ari ugiye gusigara uhagaze bo baraguye. Mbese birakomeye ariko nubwo bikomeye Yesu abirusha amaboko. Imana ibahe umugisha. Amen. Yego, wowe udukurikiyeho ukurikiranye SG Media ugize amahirwe ugafungura iki kiganiro, ugize umugisha kandi ukomeye cyane. Mwibutse yuko muri message zatambutse hajemo ko nubura amahoro yo kurya ugashaka gutambuka kujya ahantu bikanga, uzamenye ko cyagiye n'ubundi watangiye kugira watangiye kukinjiramo. Harabura umunsi umwe n'ubundi ngo bitangire, n'ejo mu gitondo ku itariki ya mbere. Ngaho rero icyo usabwa ni ikintu kuba maso nk'uko ijambo muri Luka ibice 8:24 havuze ngo baratabaza barahamagara Yesu. Buriya Yesu wasanga yari yisinjirije, ariko baraza baramukangura harebe kwizera kwabo, ariko baramukangura baramubwira ati databuja turatewe. Arakanguka arabacyahira. Rero namwe icyo musaba niki nukongera mugapfukama mukamuhamagara akabasha gukanguka kugira ngo adukize ibi byago. Ibi byose bigiye kuza kandi biraje ntago bitinze, ni vuba biratangira ejo mu gitondo. Ngaye nguko rero pasiteri wadufasha gusenga Imana abantu badukurikiye no barushaho gukanguka. Hari Imana gatoya kugira ngo senge. Muri iyo minsi y'amasengesho Imana yaransanze irambwira ngo igiye kwitambika. Ngo hari ibintu igiye kwitambikaho, kutwitambikira. Yego. Noneho muri make bumvaga ari nk'imvugo isanzwe gusa ko igiye kwitambika, ko Imana igiye kwitambika. Yambwiye ibintu bibiri. Ndabwira abantu mu itorero ndababwira ngo Imana igiye kwitambika. Irangije irambwira ikindi cya kabiri, irambwira ngo kandi ngo igiye kutuvuganira. Yego. Noneho bamwe bakimara kuhavugwa ni muri iki cyumweru cyo mu kwa 11, bamwe batangiye kubona yitambika. Imana iritambika, yaritambitse barabibona benda gupfa, iritambika barabibona bikomeye, iritambika mu burwayi, iritambika ibintu bikomeye. Yego. Noneho ibyo byose Imana yivuze ntabwo ivuga nk'abantu, yo ivuga ifite impamvu. Yego. Ubwo ndabyibuka bigeze uyu munsi mu ijoro ryakeye naje kubona Imana yitambika. Niyo mpamvu urimo kubwira abantu ngo bayigirire icyizere. Yego. Bayigirire icyizere Imana ijya yitambika. Bayigirire icyizere Imana ijya ivuganira abantu. Yego. Hanyuma mu ijoro ryakeye ejo ku mugoroba mvuye gusenga nari mfite abashyitsi abakozi b'Imana bansuye mu rugo, bari bamaze igihe batansura. Harimo umugabo umwe, ni umubyeyi mu mwuka, musaza n'umuryango we n'abandi bakozi b'Imana. Baraza mu rugo baradusura, turabakira bisanzwe nk'uko Imana yadushoboje. Hanyuma gato tumaze kubaherekeza, ndabyibuka madamu yambwiye akantu, arambwiye ati mufatiye umwana hari akantu ngiye gukora ndaje. None umwana ndamufata, dutangira kuba turimo kwiganirira dukina. Mu kanya gato mbona arimo asohoka mu cyumba yiruka. Asohoka mu cyumba yiruka ajya hanze, ariko yarambwiye ngo arumva afite akantu k'agasesemi. Yego. Asohoka yiruka ajya hanze, mu kanya noneho mbona agarutse bamufashe. Ndabese bigenze gute? Ngo yari arimo kuruka. Ngira ngo wenda ni ibintu bisanzwe. Baramwe ati sugira ngo ni ibintu bisanzwe yarukaga. Atarimo araruka, arimo araruka inyama n'amaraso. Tuvuga umuntu twirirwanye ari muzima, umuntu twakiranye abashyitsi, umuntu duherekezanye abashyitsi tugasenga bagataha, twishimanye tukifotoza tukagira gute, bigenze gute? Kumbe cyari ikintu gikomeye Imana ishaka kunyereka ko ijya yitambika. Yego. Imana yitambitse. Byari bikomeye, bazani basakarukamo ibyo bintu by'ibinyama. Nta kindi kintu. Ariko ubu tuvugana aya masaha bya bintu byahagaze. Ubuzima bwagarutse. Birimo biragenda biza, urabona nyine turimo turakurikirana n'abaganga n'iki, ariko nyine byari bikomeye, urupfu rwari rwagaragaye. Imana yansanze irambwira ngo urupfu rwihuse rurahari.
hanyuma ndasenga nsenze Imana irukuraho ariko irambwira ngo byari bikomeye nubwo ngo rero bivuga ko bikomeye ko ari imiyaga ko ari amashuheri ko ari imiriro ko ari bikomeye nyine biba bikomeye Imana yitambika ahubwo yitambike mu banyarwanda yitambike mu bumva ikinyarwanda yitambike ku batuye isi hanyuma iturinde iyi miyaga itubambira amahema reka senga Imana nshuti yanjye ushobora kuba udakijijwe Imana iguha agakiza ushobora kuba waraguye usubire mu mbaraga zo gusenga ushobora kuba wumva ibintu utabyumvaga tangira ibyumve ushobora kuba wumva wari wacitse intege ambara imbaraga twinjire mu gihe cyo gusenga Mana ishobora byose mu izina rya Yesu ngushimiye ko imbuzi zawe zigeze ku batuye isi kandi ngushimiye icyizere wangiriye kugira ngo mbashe gutambutsa iyi message bakimara kubyumva rero bakimara kubona imiyaga bakimara kubona ishuheri bakangura Yesu araza acyaha imiyaga acyaha amazi yihindurije hanyuma biraceceka biratuza ndabasabiye aho bari hose abari mu Burayi ndabasengeye aba badamu ndabasengeye aba bakobwa ndabasengeye aba bagabo ndabasengeye aba basore ndabasengeye aba bakecuru ndabasengeye aba basaza ndabasengeye aba bana ndabasengeye aba bapfakazi ndabasengeye zimfubyi ndazisengeye badafite shinge na rugero ndabasengeye abo bari basanzwe bafite n'ibindi bibazo ndabasengeye kugira ngo bace bugufi basenge bambara imbaraga z'amasengesho bityo uyu mwuka mubi bityo uyu muyaga bityo ibi birwara bityo izi mpfu bityo izi gereza bityo ibi bihombo bityo ibiteye ubwoba bitandukanye bitari bimwe bikurweho maze tuba amahoro masa tubambiriyemo mukiza mwiza kandi dukorera ibikomeye kubera kuri Imana ishobora byose hagarara natwe muri iyi minsi igoye uhereye muri iyi minsi kugeza ku matariki 15 bana natwe kandi uturengere utubere igisubizo hanyuma no mu yindi minsi iri imbere wowe uzi bizaza wowe uzi bizaba uzi uko bizagenda ukomeze kuduhagararaho kandi uwumva wese ushobora gusenga afata igihe cyo gusenga sinzi ngo yasenga kangahe ushobora gusenga rimwe mu kwizera ushobora gusenga kenshi mu kwizera ariko ikihutirwa no kugira ngo Imana uhagarike imiyaga uhagarike aya mashuheri uhagarike imiriro uyizimye rwose kandi uyicyahe kubera kuri Imana ishobora byose ubwoko bwawe bubona amahoro kandi bugubwe neza urakoze kumvise gusenga ha umugisha bano bantu bose kandi umugisha ubuyobozi bwa SG Media nabwo bugirire neza ubwiteho bwagure kubw'igikorwa cyiza batekereje nawe Imana cyo gutambutsa ubutumwa bwawe uhabwa icyubahiro ku bwabo kandi nawe washyirwe hejuru ku bwawe bityo izina ryawe rikomeze guhimbazwa mu izina rya Yesu amen Imana ibahe umugisha nimero ya telefone nimero ya telefone ni 0788 50 95 59 0788 50 95 59 shatse ko tuganira gira ibyo sobanuza ari ugusenga n'ibindi byinshi bitandukanye turi kumwe Yesu abahe umugisha amen yego murakoze cyane kubw'umwanya wanyu mwaduhaye mukatuganiza mukaduha message Imana yabaye ngo musangize isi yose idukurikiye muri aka kanya turagushimiye murakoze cyane nanjye nabashimiye ndagushimiye nawe maze gukanda subscribe kuri SG nawe utarakora subscribe kuri subscribe like share comment kugira ngo ujye wambere kubona ibiganiro byacu kanda subscribe ugakanda ku kimenyetso cy'inzogera ngaye nguko rero nagasubira naho butaha shalom